n'amagambo akomeye avuga ngo abami bo mu isi n'abatware n'abakomeye n'abakomeye, mbese mu yandi magambo ab'umudendezo bose n'abo tubona muri iyi si basa naho badamaraye, ngo ku munsi w'amateka, Yesu ashimwe cyane, ngo ku munsi w'amateka ngo aba batware cyangwa se aba tubona bakomeye batizeye Imana, bakomeye ariko bagakomera mu by'isi ariko ntibakomerere mu mwami, ku munsi w'amateka ngo ubwo Yesu azaba aje guca urubanza, Bibiliya iratubwira neza ngo abo bami bo mu isi n'abakomeye, ngo ubwo umwana w'Imana nzima yari yabashije kuba yaza guca urubanza, ngo babonye intebe ye, babona ndetse n'uburyo ashagawe n'abamarayika n'ukuntu aje guca urubanza, ngo batangira kugira ubwoba, ngo bihisha mu mavumo, bihisha mu bitare, ngo bihisha no mu misozi, ngo babwira imisozi ngo nibagweho, ngo babwira n'ibitare ngo bibagweho, ngo bibahishe ngo amaso yiyicaye ngo kuri iriya ntebe. Muri icyo gihe cyangwa se muri iyo minsi y'urubanza nibwo babashije kuba babwira iyo misozi n'ibitare, ariko reka mbabwire ngo imisozi ntiyabagwiriye. Mbese bihishe kubera iki? Bihishe kubera ko ngo batinya amaso y'umwana w'intama wari wicaye ku ntebe yo guca urubanza, ngo bibuka imirimo yabo mibi bakoze, bibuka ndetse n'ibyo bagendeyemo, ngo batangira kumva umutima ubacira urubanza, ngo babwira imisozi ngo mutugweho, babwira n'ibitare ngo mutugweho. Ariko reka mbabwire mwe mudukurikiye, reka mbabwire mwe murimo kumva rino jambo, iyo misozi ntabwo yabaguyeho, nta nubwo ibyo bitare baguyeho, kubera ko wari umunsi ukomeye wabo usohoye. Turongera nanone turebere hamwe muri iki gitabo nanone cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho cy'Icyenda ku murongo wa 6. Ni ijambo rikomeye cyane tubwira ngo muri iyo minsi ngo abantu bazashaka urupfu, ariko urupfu ntibazarubona, ngo bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Reka mbabwire ngo kuri uwo munsi ntabwo urupfu ruzaba ruri kubikoza, kandi nta nubwo urupfu ruzabiteza, kubera ko banze gukiranuka bakiri mu isi. Kuri uwo munsi uzaba ari uw'amaganya, ariko kubakiranutse, kubagendeye mu murongo w'Imana, kubagendeye mu gakiza k'Imana, kubakirijwe ku byo batunze no mu kazi bakora, kubakirijwe ku munsi wa 5 nk'uko nabibabwiye. Turongeraho aya magambo akomeye cyane nanone ari mu byahishuriwe Yohana, igice cya 7 umurongo wa 3, havuga ngo maze ngo Yohana yerekwa abamarayika bari baje kurimbura isi, ngo haboneka undi mumarayika ngo ukomeye cyane, ngo arababwira ngo mube muretse kurimbura isi ndetse n'ibiyituye, ngo tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Mu yandi magambo, abangaba bari bategerejwe gushyirwaho ikimenyetso, ni abakoreye Imana, ni abasenze Imana, ni babandi bakirijwe mu mutima batakirijwe mu itorero, ni babandi bakirijwe bakagira agakiza gashitse, ni babandi babashije gushikama, ni babandi babashije gukomera. Nibo bantu isi itazababara, cyangwa se abamarayika bahawe kubabaza isi batazababazwa muri iyo si, ahubwo bazaba bari ku ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, aribwo rwandiko ruzabemerera kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero bene data ndabinginze mu izina rya Yesu, muri aka kanya muri kuntega amatwi, munyemerere tuba abakristo bo mu mutima, kuko uwo munsi uregereje kandi uwo munsi urahari. Petero, igitabo cya Petero, cyangwa se ubutumwa uko bwanditswe na Petero, cyangwa se mu yandi magambo urwandiko rwanditswe na Petero, niho harimo ijambo rikomeye cyane rivuga ngo igituma Imana idasoza umugambi, cyangwa se mu yandi magambo igituma umunsi w'urubanza utinda kuza, ni ukugira ngo abantu barusheho gukizwa, kugira ngo uwo munsi ntuzaze ngo urimbure benshi. Rero bene data ndabinginze, iryo jambo narihawe kuwa 5 nk'uko nabibabwiye, kandi ndagira ngo mube maso kandi mukomere, kuko iyi minsi turimo igoye kandi iteye ubwoba, kandi iyi minsi bisaba ko umuntu wese aba maso. Bibiliya iravuga neza ngo hazaduka ngo abigishwa b'ibinyoma,
ndetse ngo hazaduka n'abiyita Kristo ngo kandi atari bo, ariko munyemerere ikintu kizabayobora nyakuri cyangwa se ikintu muzabasha kugenderaho ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo niryo ryaremye isi kandi ni naryo ryaremye ibyo tubonesha amaso byose. Rero muri aka kanya hari abantu bafite ibyiringiro bavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye, ngo nta rubanza ruhaba. Reka mbabwire, urubanza ruhari ndetse no kubabazwa bizaboneka. Mu gitabo cya Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli, harimo ijambo rikomeye cyane ibyo Daniyeli yeretswe ku munsi w'iherezo. Ni igice cya 12 umurongo waho wa mbere, havuga ijambo rikomeye cyane rikavuga ngo icyo gihe ngo marayika ukomeye cyane cyangwa se marayika Gaburiyeli ngo azahaguruka. Namara guhaguruka ngicyo gihe ngo abapfuye bose, mu yandi magambo abasinziriye mu gitaka, ngo bazakanguka. Ngo bamwe bazakangukira ubugingo, ngo abandi bakangukire gukorwa n'isoni. Rero ndakwinginze uri kunyumva muri aka kanya, icyo ngusabye ni ukuba umukristo wo mu mutima. Message nabashije guhabwa niyo kuba umukristo wo mu mutima, tugahagarara tutanyeganyezwa n'ibihe turi kubona. Nimutegereze gusenga ngo nuko isengero zafunzwe, kandi ntimuhange amaso abakomeye, abashumba ndetse n'abandi, ahubwo muhanga amaso ijambo ry'Imana riduhuza na Kristo, Kristo akaduhuza n'Imana. Iryo jambo aba ari ryo mubasha gukomereramo, iryo jambo aba ari ryo mubasha gushikamiramo, kuko ijambo ngo niryo rizatubatura kandi ni naryo rizatuyobora. Munyemerere mwoye kuba abakristo bo mu mashengero, ahubwo muba abakristo bo mu mutima, kuko igihe cy'iherezo kiraje. Umuntu utabashije kurinda ubugingo bwe azabubura. Benshi ngo bazikubita mu misozi no mu bitaro ngo tugweho, kuko bazaba batewe ubwoba n'ibyo bari kubonesha amaso. Uzaba ari umunsi w'umubabaro, uzaba ari umunsi w'agahinda, uzaba ari umunsi utigeze kubaho. Ariko reka nkubwire mwene data uri kuntega amatwi, kizwa agakiza ko mu mutima, ukomere kandi ushikame, ntunyeganyezwe n'ibihe. Munyemerere, iyo niyo message nabashije guhabwa. Dusenga n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. N'aba bantu bumva ko hari aho bagereye kure, bakumva ko hari aho basa naho bagenze nabi mu gakiza, munyemere dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Dusaba Imana yongere imbaraga, kandi ku munsi w'urubanza ntimuzakorwe n'isoni, ahubwo muzashikame, muzakomere, kugira ngo muzabashe kwambikwa rya kamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Data, turonge gushima mu izina rya Yesu. Tugushimye kubw'ijambo ryawe rikomeye kandi kubw'ijambo ryawe riremereye. Ijambo niryo ryatumye ibyo tubona biriho, kandi ijambo niryo ryatumye ibyo tubonesha amaso, isi ndetse n'inyanja n'ibiyituye, ibyo nibyo byaremwe n'ijambo. Nyemera muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, abantu bawe bagakiza ko mu mutima, Mwami Imana, boye gukirizwa mu itorero, ahubwo bakizwe mu mutima. Boye gukizwa babona ngo ari uko babona ngo abakomeye, cyangwa se ngo bizere abantu, cyangwa se ngo bareba bakoreshwa ibitangaza ngo babizere, kuko ijambo ryawe ryampamirije neza ngo ku munsi w'imperuka cyangwa se mu bihe by'imperuka ngo hazaza biyita abahanuzi bahanura mu izina ryawe, ngo hazaza biyita Kristo ngo nyamara atari bo. Nyemerera umurongo muzima, Mwami Imana Data Nyiringabo, dukeneye kuwaha buri muntu wese. Tugendere mu cyanditswe cyawe cyera, tugendere mu ijambo ryawe ry'ukuri. Urakoze Data ko wumvije gusenga kwacu, kandi ko uhaye imbaraga bazigusabye muri aka kanya mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, waza kudufasha kugira, kuko hari abantu bazakenera ko wabasengera, ndetse hari n'uwakenera kugushigikira. Watanga nimero yawe ya telefone, kandi nimero watanga ni nimero iri kuri WhatsApp, ndetse ishobora kuba iri no muri mobile money, ku buryo n'uwagira icyo yagufasha yabikora. Ni karibu, utanga nimero yawe. Yesu ashimwe cyane. Murakoze. Nimero yacu dukoresha kuri WhatsApp, kuri telefone bisanzwe ni iyi ikurikira: 079 37 19 6 6
gatanu. Turasubiramo 079 37 19 6 5. Murakoze mu izina rya Yesu, mbifurije amahoro n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni amagambo akomeye avuga ngo abami bo mu isi n'abatware n'abakomeye mbese mu yandi magambo ab'umudendezo bose n'abo tubona muri iyi si basa naho badamaraye, ngo ku munsi w'amateka, Yesu ashimwe cyane, ngo ku munsi w'amateka ngo aba batware cyangwa se aba tubona bakomeye batizeye Imana, bakomeye ariko bagakomera mu by'isi ariko ntibakomerere mu mwami, ku munsi w'amateka ngo ubwo Yesu azaba aje guca urubanza, Bibiliya iratubwira neza ngo abo bami bo mu isi n'abakomeye, ngo ubwo umwana w'Imana nzima yari yabashije kuba yaza guca urubanza, ngo babonye intebe ye, babona ndetse n'uburyo ashagawe n'abamarayika n'ukuntu aje guca urubanza, ngo batangira kugira ubwoba, ngo bihisha mu mavumo, bihisha mu bitare, ngo bihisha no mu misozi, ngo babwira imisozi ngo nibagweho, ngo babwira n'ibitare ngo bibagweho, ngo bibahishe ngo amaso yiyicaye ngo kuri iriya ntebe. Muri icyo gihe cyangwa se muri iyo minsi y'urubanza nibwo babashije kuba babwira iyo misozi n'ibitare, ariko reka mbabwire ngo imisozi ntiyabagwiriye. Mbese bihishe kubera iki? Bihishe kubera ko ngo batinya amaso y'umwana w'intama wari wicaye ku ntebe yo guca urubanza, ngo bibuka imirimo yabo mibi bakoze, bibuka ndetse n'ibyo bagendeyemo, ngo batangira kumva umutima ubacira urubanza, ngo babwira imisozi ngo mutugweho, babwira n'ibitare ngo mutugweho. Ariko reka mbabwire mwe mudukurikiye, reka mbabwire mwe murimo kumva rino jambo, iyo misozi ntabwo yabaguyeho, nta nubwo ibyo bitare baguyeho, kubera ko wari umunsi ukomeye wabo usohoye. Turongera nanone turebere hamwe muri iki gitabo nanone cy'Ibyahishuriwe Yohana, igice cyaho cy'Icyenda ku murongo wa 6. Ni ijambo rikomeye cyane tubwira ngo muri iyo minsi ngo abantu bazashaka urupfu, ariko urupfu ntibazarubona, ngo bazifuza gupfa ariko urupfu ruzabahunga. Reka mbabwire ngo kuri uwo munsi ntabwo urupfu ruzaba ruri kubikoza, kandi nta nubwo urupfu ruzabiteza, kubera ko banze gukiranuka bakiri mu isi. Kuri uwo munsi uzaba ari uw'amaganya, ariko kubakiranutse, kubagendeye mu murongo w'Imana, kubagendeye mu gakiza k'Imana, kubakirijwe ku byo batunze no mu kazi bakora, kubakirijwe ku munsi wa 5 nk'uko nabibabwiye. Turongeraho aya magambo akomeye cyane nanone ari mu Byahishuriwe Yohana igice cya 7 umurongo wa 3, havuga ngo maze ngo Yohana yerekwa abamarayika bari baje kurimbura isi, ngo haboneka undi mumarayika ngo ukomeye cyane, ngo arababwira ngo mube muretse kurimbura isi ndetse n'ibiyituye, ngo tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Mu yandi magambo, abangaba bari bategerejwe gushyirwaho ikimenyetso, ni abakoreye Imana, ni abasenze Imana, ni babandi bakirijwe mu mutima batakirijwe mu itorero, ni babandi bakirijwe bakagira agakiza gashitse, ni babandi babashije gushikama, ni babandi babashije gukomera. Nibo bantu isi itazababara, cyangwa se abamarayika bahawe kubabaza isi batazababazwa muri iyo si, ahubwo bazaba bari ku ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama, aribwo rwandiko ruzabemerera kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Rero bene data ndabinginze mu izina rya Yesu, muri aka kanya muri kuntega amatwi, munyemerere tuba abakristo bo mu mutima, kuko uwo munsi uregereje kandi uwo munsi urahari. Petero, igitabo cya Petero, cyangwa se ubutumwa uko bwanditswe na Petero, cyangwa se mu yandi magambo urwandiko rwanditswe na Petero, niho harimo ijambo rikomeye cyane rivuga ngo igituma Imana idasoza umugambi, cyangwa se mu yandi magambo igituma umunsi w'urubanza utinda kuza, ni ukugira ngo abantu barusheho gukizwa, kugira ngo uwo munsi ntuzaze ngo urimbure benshi. Rero bene data ndabinginze, iryo jambo narihawe kuwa 5 nk'uko nabibabwiye, kandi ndagira ngo mube maso kandi mukomere,
kuko iyi minsi turimo igoye kandi iteye ubwoba, kandi iyi minsi bisaba ko umuntu wese aba maso. Bibiliya iravuga neza ngo hazaduka ngo abigishwa b'ibinyoma, ndetse ngo hazaduka n'abiyita Kristo ngo kandi atari bo. Ariko munyemerere ikintu kizabayobora nyakuri, cyangwa se ikintu muzabasha kugenderaho, ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ni ryo ryaremye isi kandi ni naryo ryaremye ibyo tubonesha amaso byose. Rero muri aka kanya hari abantu bafite ibyiringiro bavuga ngo iyo umuntu apfuye ngo biba birangiye, ngo nta rubanza ruhaba. Reka mbabwire, urubanza rurahari ndetse no kubabazwa bizaboneka. Mu gitabo cya Daniyeli, umuhanuzi Daniyeli, harimo ijambo rikomeye cyane. Ibyo Daniyeli yeretswe ku munsi w'iherezo ni igice cya 12 umurongo waho wa mbere. Havuga ijambo rikomeye cyane rikavuga ngo icyo gihe ngo marayika ukomeye cyane, cyangwa se marayika Gaburiyeli ngo azahaguruka. Namara guhaguruka ngicyo gihe ngo abapfuye bose, mu yandi magambo abasinziriye mu gitaka, ngo bazakanguka. Ngo bamwe bazakangukira ubugingo, ngo abandi bakangukire gukorwa n'isoni. Rero ndakwinginze uri kunyumva muri aka kanya, icyo ngusabye ni ukuba umukristo wo mu mutima. Message nabashije guhabwa niyo kuba umukristo wo mu mutima, tugahagarara tutanyeganyezwa n'ibihe turi kubona. Nimutegereze gusenga ngo nuko isengero zafunzwe, kandi ntimuhange amaso abakomeye, abashumba ndetse n'abandi, ahubwo muhanga amaso ijambo ry'Imana riduhuza na Kristo, Kristo akaduhuza n'Imana. Iryo jambo aba ari ryo mubasha gukomereramo, iryo jambo aba ari ryo mubasha gushikamiramo, kuko ijambo ngo niryo rizatubatura kandi ni naryo rizatuyobora. Munyemerere mwoye kuba abakristo bo mu mashengero, ahubwo muba abakristo bo mu mutima, kuko igihe cy'iherezo kiraje. Umuntu utabashije kurinda ubugingo bwe azabubura. Benshi ngo bazikubita mu misozi no mu bitaro ngo tugweho, kuko bazaba batewe ubwoba n'ibyo bari kubonesha amaso. Uzaba ari umunsi w'umubabaro, uzaba ari umunsi w'agahinda, uzaba ari umunsi utigeze kubaho. Ariko reka ngubwire mwene data uri kuntega amatwi, kizwa agakiza ko mu mutima, ukomere kandi ushikame, ntunyeganyezwe n'ibihe. Munyemerere, iyo niyo message nabashije guhabwa. Dusenga n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. N'aba bantu bumva ko hari aho bagereye kure, bakumva ko hari aho basa naho bagenze nabi mu gakiza, munyemere dusenga n'Imana mu izina rya Yesu. Dusaba Imana yongere imbaraga, kandi ku munsi w'urubanza ntimuzakorwe n'isoni, ahubwo muzashikame, muzakomere, kugira ngo muzabashe kwambikwa rya kamba ry'ubugingo mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana mu izina rya Yesu. Data, turonge gushima mu izina rya Yesu. Tugushimye kubw'ijambo ryawe rikomeye, kandi kubw'ijambo ryawe riremereye. Ijambo niryo ryatumye ibyo tubona biriho, kandi ijambo niryo ryatumye ibyo tubonesha amaso, isi ndetse n'inyanja n'ibiyituye, ibyo nibyo byaremwe n'ijambo. Nyemera muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo, abantu bawe bagakiza ko mu mutima. Mwami Imana, boye gukirizwa mu itorero, ahubwo bakizwe mu mutima. Boye gukizwa babona ngo ari uko babona ngo abakomeye, cyangwa se ngo bizere abantu, cyangwa se ngo bareba bakoreshwa ibitangaza ngo babizere, kuko ijambo ryawe ryampamirije neza ngo ku munsi w'imperuka, cyangwa se mu bihe by'imperuka, ngo hazaza biyita abahanuzi bahanura mu izina ryawe, ngo hazaza biyita Kristo, ngo nyamara atari bo. Nyemerera umurongo muzima, Mwami Imana Data Nyiringabo, dukeneye kuwaha buri muntu wese. Tugendere mu cyanditswe cyawe cyera, tugendere mu ijambo ryawe ry'ukuri. Urakoze Data ko wumvije gusenga kwacu, kandi ko uhaye imbaraga bazigusabye muri aka kanya mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Waza kudufasha kuko hari abantu bazakenera ko wabasengera, ndetse hari n'uwakenera kugushigikira. Watanga nimero yawe ya telefone, kandi nimero watanga ni nimero iri kuri WhatsApp, ndetse ishobora kuba iri no muri mobile money, ku buryo n'uwagira icyo yagufasha yabikora. Ni karibu, utanga nimero yawe. Yesu ashimwe cyane. Murakoze. Nimero yacu dukoresha kuri WhatsApp, kuri telefone bisanzwe, ni iyi ikurikira:
07 937 19 6 6 5. turasubiramo 07 37 19 6 6 5. murakoze mu izina rya Yesu, mbifurije amahoro n'imigisha bikomeze bibane namwe.